ngo noneho uno munsi biratanga iki ngo nyabuneka noneho ngo nimutabare ngo nimubanguke ngo ibyo mu nzira y'umusaraba byo byabaye ibindi bindi. Uyu mukozi aragira ati rwose boss yarambwiye ati cyangwa se uriya mugabo yarambwiye ati uriya mugore yanamwirukana njye tukaguma tukibanira. Ni ihurizo rero, ni amayobera kuri ino filime rwose. Inzira y'umusaraba ni ukunyarukira kuri iriya filime yabo cyangwa se iriya channel yabo ukareba ukuntu ibintu bimeze. Nyuma y'uko ino filime rero Kamarade na Emile bari kuganira bavuga ati Rugema rwose kuki urubanza rwe rwatinze, bavuga ati urubanza rwa Rugema ubanza yaratanze ruswa cyangwa se akaba yararebye ikindi kintu atanga, nyuma y'uko urubanza rwe rurimo gutinda cyane ni amahurizo cyangwa se n'ibindi bindi. Ibi rero bisohotse muri episode ya 99 season ya 4 mu cyo twita filime cyangwa se inzira y'umusaraba. Naho uno mu mama wavuye rwose aje avuga ati ku mugezi baramushimuse nimutabare, ibintu ntabwo bigenze neza rwose, ni ibindi bindi gusa birangiye bitanagenze neza. Nyuma y'uko Emile yavugaga ati dufite imbunda, reka dufate imbunda tujye kurasa abantu, ntabwo twagira ubwoba. Reka rero tudatinze mbabwira ati kanda subscribe ukigera aha ngaha kugira ngo tujye tubana, ujye ubasha kunkurikirana kuri ino channel yacu mukunda cyane nanjye mbakunda cyane. Unarikire muri comment uko ubibona cyangwa se unsharingire ino video kugira ngo nyaboneka ibiganiro bigere no ahantu hatandukanye henshi, cyangwa se icyo twakwita nk'izingiro rya filime cyangwa se icyo twakwita ubusesenguzi bwa filime ubwo bera hano kuri ino channel yacu mukunda cyane, kandi natwe tubakunda nk'uko mudukurikira cyangwa se nk'uko mutwereka urukundo rwanyu. Tudatinze rero tutizingiye muri menshi cyangwa se tutiraje i Nyanza, reka turebe ku cyatuzanye, ku cyatuzinduye cyangwa se ku cyatumye tuza kuri ino channel tuje kureba muri filime yacu inzira y'umusaraba. Ni filime mwakunze cyane, twakunze turi benshi nanjye natikuyemo. Ni filime nziza cyane iri gusohoka kuri channel yacu Big Family Show cyangwa se Big TV Show. Naho nanjye iyi channel yanjye isohokaho ubusesenguzi bwa filime cyangwa se bw'ikiganiro runaka. Iyi ngiyi isohotse nonaha rero episode ya 99 isohotsemo aho rwose uwo twita Iribagiza yanze guha imbabazi Cyusa n'ibindi bindi. Yari inkuru y'agahinda cyangwa se ni inkuru idafatika cyangwa se bitumvikana. Naho rwose ko Iribagiza murabizi ko episode ya 98 twabisize ari ibindi bindi, nibwo na Cyusa yamenye yuko Iribagiza abona nyuma y'igihe cyose cyangwa igihe cyose bamaranye. Ntabwo Cyusa yari azi ko Iribagiza atabona, ahubwo ni ibintu namenye muri rwose episode yasohotse ejo ku munsi w'ejo saa 9 zo mu Rwanda. Naho rwose episode isohotse Cyusa rwose yanze guhabwa imbabazi, Iribagiza yakamejeje. Tunyarutse gato rero Rugema we baravuga yuko afite kuba yaratanze uruswa kuko urubanza rwe ngo ruri mu bintu nabwo byatinze kuba. Uwo twakwita nka Emile rwose ari kubiganiraho n'uwo bita Kamarade. Urabona ko rwose ni abagabo bashyitse bavuga ati uriya mugabo nawe mugenzi wacu banza yaratanze akandi kantu, kuko ari ibindi bindi ntabwo byageze isaha bitaragira ikintu bitanga. Ni ihurizo rero, ni urujijo kuri ino filime yacu nyarwanda. Wakwibaza ati we turi kurebana iki kiganiro cyangwa se turi kuburebana ubusesenguzi, wakwibaza ngo bizagenda bite cyangwa se bizacura iki kindi cyangwa bizatanga iki. Ni ihurizo, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu tutamenya kugeza isaha ngo bizagenda bite. Icyo ngusaba rero ni ugukanda subscribe ukandika muri comment uko ubyumva. Gusa njye mpora mbabwira ko ino filime izagera no kuri season ya 10 gisohoka, kuko ni filime ikunzwe cyane mu Rwanda. Iri muri filime top 10 ziri mu Rwanda hano zikunzwe cyane. Ni filime nziza kandi nawe nifuza ko washima cyangwa se ukaba wayirebana na famille yawe muri ahantu runaka, cyangwa nawe ukirebana n'umukunzi wawe ukiri kundeba. Rero ndagira ngo nkubaze ati wowe nande buri iki kugira ngo tumenyane. Murabizi ko nafungura urukuta rwa WhatsApp rw'abantu rw'umuryango mfite unkurikirana. Nawe rero nakubwira ati ngwino wiyungemo kugira ngo tujye dukurikirana ubusesenguzi bwacu. Nyuma y'ibyo ngibyo rero murabizi ko ejo bundi twasize ibyo kwa Simbi na Rugema bishya. Ubu ntabwo twamenya ngo biracura iki cyangwa se biratanga iki. Emile rero tudatinze, Emile na Kamarade abo batumye ku mugezi cyangwa se ngo abo bagiye kuvoma, ngo birangiye nabi nyuma y'uko uyu mugore rwose aje ababwira inkuru mbi yuko bamushimuse. Emile aragira ati reka dufate imbunda tujye kubarasa, ubundi bijya iyo byakagiye n'ubundi umuntu bamushimuse. Ntabwo nzi icyo biratanga rero, ntabwo nzi uko byaragenda n'ibindi bindi. Ino ni filime yacu nyarwanda, wenda ko bwatinyira cyane muri comment ubwira uko bigenda, kugira ngo tuzabashe kurebana episode y'ijana cyangwa se episode akandi gace kazakurikira, tumenye ngo ni ibiki. Use umuntu wacu bashimusa agiye he. Ibyo byose ni ibintu bitegereje muri episode nshyashya izasohoka. Reka rero njye murabizi njye mbabwira ngo ntabwo nabarira umwanya kuko mufite byinshi byo gukora kandi nanjye mufite amaproje menshi yo gukora. Reka njye mbabwira make ubundi duhagarika aha ngaha. Nakubwira ati ibihe byiza, reka duhure mu video ataha
cawu cawu, ibihe byiza, ndabakunda cyane.